murakoze kumva Floris Talks, turabashimira cyane. Ariko nanone mureke dusengere igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane leta ya California, mu mujyi wa Los Angeles, umujyi w'abakire w'abajejetafaranga, umujyi ujyamwo n'abastari bakomeye cyane biganjemo abafilime bo muri Hollywood, dore ko ari nako gace Hollywood ikoreramo. Ariko ubu ngubu bari mu bibazo bikomeye cyane, dore ko muri iki gihugu habaye inkongi kuva tariki 7 kugeza ubu ngubu. Iyo nkongi ntabwo irazima. Bakoze ibishoboka byose bashyira nk'imbaraga, ariko inkongi yanze kuzima. Dore yandirimba ivuga ngo irarimbutse, nimba ari ya korali version ivuga ngo isi irarimbutse. Ibi rero biri kubera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gace ka Los Angeles. Dore ko kano gace hari agace bavuga yuko kajyamwo abakire. Nta muntu wese upfa gutora Los Angeles keretse umuntu ufite agatubutse. Dore ko kugira ngo ubashe ko wabona inzu muri kano gace, byibura inzu yabo iri hagati y'amafaranga miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika kugeza byibura kuri miliyoni 70 y'amadolari y'Amerika. Ntabwo mfite imibare mu mutwe wanjye, teranya neza umbwire mu Nyarwanda uko ayo mafaranga angana, ariko birumvikana ko ari amafaranga menshi. Ntabwo rero ari agace k'abantu boroshye cyane. Wenda nubwo haba hatuyemo n'abandi bantu bakanyakanya cyangwa se bafite ubushobozi butameze neza cyane, ariko birumvikana ko benshi batuye muri Los Angeles bitewe n'iyo Hollywood ari abantu bafite amafaranga. Ariko abo ngabo rero bose bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Iyi nkongi y'umuriro ikaba ikomeje kugoga utu duce dutandukanye two muri leta ya California, muri Los Angeles. Rero mukomeze musengere kino gihugu, dore ko kiri guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Rero icyo tugiye gukora ubu ngubu nonanga nta kindi no kugira ngo tubasobanurire iyi nkongi y'umuriro, tugende tubasobanurira ibice bitandukanye byagiye biba muri iki gihugu kugeza uyu munota. Ariko namwe mukomeze mubitekerezeho, mumenye ngo ese na twebwe biramutse bigenze gutya byagenda gute. Ese umuntu yakwizera ibintu cyangwa yakwizera Imana? Nawe urambwira icyo ugomba gushyira imbere mu byo wakwizera. Rero bigaragara ko iyi nkongi y'umuriro yatangiye kuva ku itariki 7. Nibwo yatangiye inkongi, itangira ifite imbaraga nyinshi cyane, igenda ikwirakwira mu bice bitandukanye by'igihugu. Bikavuga yuko habaga hari icyo bita imiyaga ariko ifite iremereye cyane, ifite imbaraga cyane, ariko ikaba ari imiyaga ishyushye. Ubundi tuzi ko imiyaga ikunda kuzana akantu k'akayaga gahehereye ku buryo bumva hari nk'akantu k'ubukonje, ariko iyi miyaga yo iba ari imiyaga ishyushye cyane. Iyo miyaga rero ishyushye cyane, iyo igenda ikubita ikagenda ikajya muri ibyo biti byumye ndetse n'ubwatsi bwumye, bibyara inkongi y'umuriro. Ibyo nibyo byabaye muri kano gace ka Los Angeles. Bavuga ko mu minsi yashize kano gace ka Los Angeles kaguyemo imvura, bituma ibyakora ubwatsi bukura ndetse bituma n'amashyamba akura cyane. Rero kino gihe rero hari harimo ubushyuhe bwinshi cyane. Ibyo bintu byose biragenda bikora iki? Biruma. Byumye rero haragenda haza uwo muyaga. Uwo muyaga rero wagenda ukihuza n'ibyo bintu, uwo muyaga ushyushye ukagenda ugakora icyo bita inkongi z'umuriro. Izo nkongi z'umuriro zigenda zikubita muri ibyo biti byamaze kuma ndetse n'ubwo bwatsi. Ubu urumva icyo bita bibyara umuriro ukomeye cyane. Uwo muriro ukomeye cyane ukagenda ukwirakwira mu gihugu cyose, ugenda usenya inzu, usenya ibintu bitandukanye. Murumva rero ko ibyo bintu byagiye biba muri California cyangwa se mu bice bya Los Angeles ari ibintu biteye ubwoba cyane. Dore ko hari inkongi yitwa Eton ndetse hakaba n'indi nkongi yitwa Palisade. Izi nizo nkongi zimeze nabi ziri kugenda zisenya ibintu bitandukanye. Raporo za mbere zagaragaye yuko babanje kohereza abantu bazimya izo nkongi, ariko abo bantu ntabwo bagiye bohereje abantu baringaniye. Ibyo rero byatumye rero badashobora kubasha kurwanya izo nkongi, ahubwo izo nkongi zigenda zigira imbaraga nyinshi cyane. Ibyo nibyo babanenga cyane, ku buryo bavuga yuko iyo miyaga ikomeye yari ifite imbaraga cyane ku buryo yageraga kuri kilometero byibura 50 ku isaha. Kandi nababwiye ko iyo miyaga ishyushye, iyo miyaga igendaga nayo igahita ihura n'ibyo bintu birimo ibiti, birimo ibyatsi bishyushye, bigahita bibyara inkongi y'umuriro.
inkongi rero y'umuriro ikagenda igera mu bice bitandukanye cyane. Habaye rero ibintu byinshi cyane birimo kubura abantu ndetse no kubura n'ibintu. Ubwo kubura abantu bari batuye muri ako gace ka Los Angeles, ndetse no kugenda babura no kubura ibintu, ubwo no kubura ibikorwa byari biri aho ngaho, ibiremezo byaho byari aho ngaho, kubura amazu. Byonyine baravuga yuko inkongi yitwa Eaton, cyangwa se iyi nkongi yitwa Eaton, iyi rero yakoze nabyo ibintu bitoroshye cyane. Yakubitiraga mu bijyanye muri California y'Amajyepfo, ikaba yarangije ahantu hangana na hegitari 14. Ibaze na hegitari 14 zose, nawe byibaza hegitari 14 z'ahantu hose inkongi y'umuriro yagiye ikagera. Bavuga yuko ndetse n'abantu 17 baguye muri iyo nkongi ya Eaton. Indi nkongi rero nayo yitwa Palisade. Iyi nayo yagize kuri hegitari zingana n'ibihumbi 23. Hegitari 23 zose, abantu nanone bagera ku 8 nabo bahaburira ubuzima. Urumva rero ko izi nkongi zagize zitera ibibazo abaturage baho, barumiwe nyine, babonye ko ibintu bibaguyeho. Bimwe nahoze bamvuga muri ya ndirimbo ngo irarimbutse, nicyo byagiye basoreraho, kuko urumva ni ibintu byabaye bitunguranye, ntago bari babyiteguye wenda ngo bavuye ngo bazagira icyo bakora, ariko byaraje bikubita gutyo, abantu bose bisanga ibyo bintu biri kugenda bibaho gutyo. Inkongi zifite imbaraga, imiriro nawe ibaza umuriro, nawe urimo uragenda ugenda ufata ibice nawe kandi ubyirebera n'amaso yawe, nawe sa nk'ukurura ishusho uri muri ako gace uko wakumva umeze. Rero hari ibintu bitandukanye bivugwa nanone ku bijyanye n'abantu bari bavuze ngo bagomba kuzimya izo nkongi. Hari abashinzwe kuzimya inkongi muri ako gace ka Los Angeles, bazwi bemerwa cyane, barabohereje. Banavuga yuko umuntu umwe mu uzimya inkongi abasha kuba yafasha byibura nk'abantu 1000 wenda. Ariko nubwo abantu babemera bazana n'ibikoresho byabo, ariko ibyo bikoresho byabo n'umubare wabo byabaye bike cyane. Ni ukuvuga ngo budget cyangwa se ingingo y'imari igenda kuri ibyo bintu yabaye nkeya bitewe n'imbaraga ibyo bintu byari bifite. Ibyo rero bakaba babinenga kano gace ka Los Angeles, bakavuga yuko katashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Nanone hari ibisubizo byagiye bitangwa nanone bitandukanye cyane kubera ibyo bibazo byabaye muri California. Guverineri waho witwa Gavin Newsom, uyu nawe yahise asinya ko hagomba kugira ikintu cyakorwa kugira ngo habe hagabanya izo nkongi. Uyu nguyu icyo yakoze nta kindi, yavuze yuko yashatse uburyo agomba gukora uburyo kubaka uyu mujyi. Bavuga yuko uyu mujyi kugira ngo uzongere kubakwa bizasaba imbaraga nyinshi cyane. Yavuze yuko kugira ngo bazabashe kubaka kano gace bizatwara imbaraga nyinshi cyane. Hari n'abavuga yuko ibi bintu kugira ngo uyu mujyi uzongere ugire imbaraga cyane bizatwara byibura nk'amezi 6 kugira ngo uyu mujyi uzongere wubakwe. Hari n'abavuga yuko ari umwaka. Ibi rero bigomba kudusigira nanone amasomo mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ubundi mubizi neza yuko ku isi hakunda kuba amanama atandukanye ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ariko ibihugu bikomeye ugasanga byo biragenda biseta ibirenge, ntabwo bishyiramo imbaraga. Ibyo byatangiye muri 2015 aya masezerano agiye asinywa, ndetse n'u Rwanda rumva ko narwo ruri muri ibyo bihugu nabwo bigomba bijya bisinyaho amasezerano y'imihindagurikire y'ikirere. Ariko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byo ubona bishyiramo imbaraga, ariko bino bihugu byo ugasanga byo nta mbaraga bishyiramo. Ibi rero bishobora no kuzaba no ku bindi bihugu byose bitandukanye ku isi yose. Mwibaze natwe ibyo bintu bibaye nko mu Rwanda byagenda gute? Ubwo rero ibintu abanyapolitiki baba bagomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bubahirize aya masezerano, kuko nibatubahiriza aya masezerano izi nkongi zizaba. Kuko bavuga yuko uyu mwaka wa 2024 ari umwaka washyushye cyane ugereranyije n'indi myaka yindi ubwo iri inyuma yose.
Ibyo rero ibyo bigaragaza nuko byanga bikunze muri mwaka wa 2024 haje inganda nyinshi zitandukanye, haba ibikorwa bya muntu bitandukanye by'ikoranabuhanga. Ibyo rero bikenera gukoresha ikirere cyane, ubushyuhe bukagenda bwiyongera cyane. Rero iyo hadafashwe ingamba bikomeza bya bintu bikomeza byiyongera cyane. Kugira ngo rero ubu ngubu ku itariki 15 ubu ngubu ndi kubabwira aya makuru nayateguye, bigaragara yuko byibura hari kugenda bigabanuka, nubwo hari utuntu tw'inkongi tugenda tuza, ariko harimo utuntu tugenda tugabanuka buhoro. Wenda hari icyizere yuko ibi bintu bishobora kuzagira icyo bitanga. Rero iri somo ryabaye muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi nkongi z'umuriro bigomba gusigira n'ibindi bihugu bitandukanye, bikajya biteganya amafaranga ahagije cyane yo gutekereza ku bibazo bishobora kuvuka by'ibiza bitandukanye. Mu Rwanda ho ubona yuko hari na minisiteri bishinzwe, ariko nyine ikiba bisaba no kugira ngo hateganywe ingingo y'imari ku bintu nk'ibi ngibi, kuko ubona ko ntabwo ingingo y'imari yari ihagije bikurikije n'ibyabaye cyane. Ariko ibyo bishobora kuba wenda byarabaye yuko byagiye binatunguranye. Hari abibaza rero nanone ngo ese ibi bintu byatiye biterwa n'iki, izi nkongi zaba zaratewe n'iki? Icya mbere cyo bavuga yuko byatewe n'iki n'imihindagurikire y'ikirere. Imihindagurikire y'ikirere ishobora kuba ariyo yateye kino kibazo, kuko hari habaye ubushyuhe bukabije cyane bwakomeje cyane. Agace ni ukuvuga ngo igihe cy'iki cyangwa se cy'impeshyi cyabaye kirekire cyane, ibi bakavuga yuko bishobora kuba byaratewe kino kibazo cy'iyi nkongi. Ikindi nanone bavuga nanone yuko abantu nabo bafite ukuntu batigeze babishyiramo imbaraga cyane. Nk'urugero, nk'abantu wenda bagira ibintu bakorera batwika mu mashyamba aho ngaho Los Angeles. Nanone hakaba hari n'amantuza imiyoboro y'amashanyarazi nayo ifite amashanyarazi menshi cyane. Aya ngaya rero bakaba bakeka yuko ashobora kuba yarahuye n'iyi miyaga ishyushye, bikaba byarateje ikibazo. Bakanavuga yuko nanone n'amakampani ashinzwe ibijyanye n'amashanyarazi, ni ukuvuga nka tuvuge za REG zo muri icyo gihugu byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Los Angeles, nazo zishobora kuba zaragiye badashyiramo imbaraga nyinshi cyane. Icyo rero bikaba bavuga yuko bishobora kuba biri mu bintu byarateye iyi nkongi y'umuriro. Ikindi nanone ni uko abantu batuye nanone begeranye cyane kandi batuye mu mashyamba. Ibyo rero bishobora gutuma biteza nabo ikindi kibazo cyane cyatuma habaho inkongi nanone za hato na hato. Nanone ni ibikorwa remezo bitameze neza, ubwo no kuvuga nk'amapoto cyangwa se y'amashanyarazi batagiye bakurikirana ngo bamenye ikibazo afite. Ayo ngayo rero ashobora kuba yarahuye n'iyo miyaga bigateza inkongi. Hakari n'abavuga yuko hari n'abantu nanone baba bafite ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bashobora kuba baraprofitiye muri ako kavuyo bagashaka guteza ikibazo kugira ngo batwike. Ukabona ikirere nyine gifite ukuntu kimeze, hafite ukuntu amashyamba yumye n'ubwatsi bwumye, nabo bagashaka kugira ngo babe bateza inkongi. Hari n'uwo bakeka yuko babashije gukurikirana, ariko bakabona yuko we yaravuga ngo agiye ndashaka gutwika, ariko ntabwo yigeze akora ibyo bintu. Si byuko yari afite ikintu ashaka gutwika ariko ntigeze atwika. Bakavuga rero ko hari n'abandi bantu wenda nk'abo ngabo bashaka guteza ikibazo. Rero indi ngingo ngiye kugarukaho nanone yibazwaho cyane n'ijyanye n'ibintu n'imyemerere. Abakristo aho bavuga yuko ibikorwa bya Los Angeles cyangwa se imyitwarire ya Los Angeles ifite aho ihuriye n'ibikorwa bikorwa muri Hollywood, iyo batanga nk'ibihembo cyangwa amafilime akinwa, ibyo ngibyo ari nk'igihano cy'Imana ibahaye bitewe n'uko basanzwe bitwara nabi. Bakavuga yuko abantu bihaye Imana bakavuga yuko ibi bintu bibabayeho ari ingaruka z'ibyaha.
ibyo nawe niko byumva ushobora kunyandikira muri comment. Urabona ni uburyo ni ibintu byabaye biri bya science cyangwa se byatewe cyangwa murabona yuko ari ibyaha bikorerwa muri Hollywood aribyo byateye iyi nkongi y'umuriro ibaye muri kino gihugu. Nk'urugero nk'ibyo bavuga bashingiraho, kuko muri zino filime hari ibintu bikunda kuberamo byinshi cyane biri mu bigara by'ubusambanyi bitandukanye, ibintu bijyanye n'ubutinganyi bitandukanye, kumva yuko abantu bafite imbaraga cyane zirenze cyane, mbega kwikuza cyane. Ibyo rero bakavuga yuko ibyo bintu byose Imana ibyanga, Imana akaba ariyo yabateje ibi bintu. Bakavuga yuko ibyo bose bakabigenda babihuza n'iki n'ubuhanuzi, byose bavuga yuko ibyo bintu byagombaga kubabaho bitewe n'uko bishyize hejuru. Nk'urugero nk'iyo bari gutora abasitari batsindiye ibihembo runaka, hari ibintu biberamo bitandukanye. Ibi ngibi byose rero bikaba bavuga yuko byose bifitanye isano no kuba iyi nkongi yabaye, aho baba bikuza bigaragaza nk'abantu barenze cyane, kandi Imana ko idakunda umuntu wishyira hejuru, cyangwa se bakagaragaza ko ubushobozi bw'Imana ntabwo, ukuntu baba bambaye basambana, bamamaza ibikorwa by'ubusambanyi, bamwe bakoresha ibiyobyabwenge. Ibyo byose rero bakagaragaza ko amafaranga ari yaruta ibintu byose. Ibi bintu byose bikagaragaza yuko abahaye Imana bakavuga yuko byagombaga gutuma haba hari ikintu kiba gishobora gutuma Imana nyine ibereka yuko nyine ari Imana, ko itangana n'abantu. Iki bintu nanone byabaye byagaragaje ko ku Mana abakene n'abakire bose barangana. Nta muntu utigeze ugerwaho n'izi nkongi z'umuriro, yaba ari umukene yaba ari umukene, bose byabagezeho. Ibyo rero biri muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani 22:2, aho bavuga yuko abakire n'abakene bose bazahurira imbere y'Imana. Urumva ko rero ibi byose bifite icyo byagiye bitanga cyane. Ariko hari n'umugabo umusitari witwa Paris Hilton, uyu yafashe amafaranga ye afasha imiryango yahuye n'ibyo bibazo. Nubwo nawe yari yahuye n'ibibazo, ariko yakoze ibishoboka byose kugira ngo afashe abandi bantu. Urumva ko iki kintu kigaragaza ikintu cy'ubufatanye, kandi kikaba ari ikintu cyiza cyane. Urumva rero ko ibintu byabaye bifite ibintu byinshi cyane bigomba kudusigira natwe turi mu Rwanda cyangwa se turi mu bindi bihugu, tukamenya yuko igihe cyose hari ikintu gishobora kuba cyaba kigaragaza yuko burya hari hejuru y'ibintu byose hari Imana. Dore ko uyu munsi ntabwo haramenyekana icyateye ibi. Bamwe baravuga ibi, abandi bakavuga ibi, ariko nta gisubizo nyacyo cy'ukuri kiraboneka. Imana ikomeze ifashe iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifashe abaturage batuye i Los Angeles kugira ngo ibintu byabo bisubire mu buryo, bongere bamere neza. Murakoze cyane, ndabakunda.